Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire konota hejuru kandi bitatugoye. Ese nukwera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukoreye mwe utsinda ikintu busabwa no kubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kugira rero ujye ukibonera ku gihe mbere yuko ureba ino video, ujyaho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukakanda. Iyo umaze kukanda ikintu cyose nkizeho aba ari icyagufasha kwajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Yaba ano masomo ngenda mbashyiraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo baba byabajijwe, byaba bino bizami bamaze gukorwa mpita mbashyiriraho, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga bari gukunda kuza mu kizami, ibyo byose aba ari ibyagufasha kwajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero kanda subscribe kugira ngo ninjya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga link. Kandi nawe ufite smartphone ushaka code uratwandikira kuri 078 935 16 tugagufasha kubona code. Ikintu utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugagufatira code. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukunda ngo uze twigane, turakwigisha waba rose mu gihugu ukaduha amasaha ubona akunyinogeye uboneka ku munsi. Ayo masaha yageze turaboneka tukakwigisha, wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko wamaze gukanda subscribe aho hasi umukara, ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere ni cyo ku cyapa, kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, birangwa n'iki no kuba gifite ishusho. Iyo uvuze ishusho y'icyapa, ese kino cyapa uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari mpande enye cyangwa uri kubona ni mpande eshatu? Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Rero kino cyapa urabona ko gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Araba ngo guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome, mbega ngo inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye, seka ngo umuhanda utaringaniye, mbega ngo umuhanda wangijwe n'isuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mbibutsa ko video y'ibyapa byo ku mihanda namaze kuyakorera iteguye neza, so ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo nujye yakwa bikino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ndakeka ko hano wamaze gutemisa cy'ukuri, ubonye igiye kuvuga utari wamara kugihitamo ubagarise video kugira ngo wizere ko amanota tugize ariyo wari kujya kuri 20 yaba ari wowe umaze gukora kino kizame. Hano rero cy'ukuri nta kindi ni guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Ndakeka ko maze guhitamo ndakeka ko maze kucyandika papuro. Iyo ubonye kino cyapa ugiye guhinguka ahantu hari amazi hatari umuhanda ukomeza, niyo mpamvu bashyiraho kiriya cyapa. Uri kubona ko ni imodoka isa nk'iri guhanuka, iri kugwa he? Mu mazi. Turiya turongo dutatu ni imivumba y'amazi cyangwa kwa kundi ubona amazi ari kugenda. Ndakeka ko maze guhitamo rero ndakeka ko maze kuyandika wa papuro. Utari wahisemo dizera ko nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya, murabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gusora kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere uhita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu gukora rimwe nka Rwanda Driving College TV. Ariko kugira ngo ikintu cyose nkizeho cyagufasha gukora rimwe ugahita utsinda ujye uhita ukibonera ku gihe, ibuka gukanda subscribe hasi, ntabwo bigoye. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Ko ibintu bijyanye n'ishusho y'ibyapa twamaze kubireba ku kibazo cya mbere, ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa uri kubona gifitiye ishusho. Iki cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera cyangwa se bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki? Ntabwo ndakubwira itsinda kibarizwamo kuko mbikubwiye naba nkukopeje, ahubwo ndabigusobanura maze guhitamo. Araba ngo hanyurwa na velomoteri gusa, mbega ngo nta modoka, seka ngo hanyurwa n'imodoka gusa, mbega ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro n'igiso cy'ukuri nta kindi ni de, ntihanyurwa n'amapikipiki. Ubundi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Byinshi ni gutyo biba bitemwa bino byapa bibuza. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose, impamvu nari nanze kukigusobanura utari wamara guhitamo igiso cy'ukuri, ni uko nkubwiye itsinda kibarizwamo nkakubwira ngo kirabuza, uhita umenya ese igiso cy'ukuri kirabikiye, kuko kino cyapa yari icyapa kibuza ikintu cyose kiri mu kirango wari kukikubuza. Niba ubonye harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru, niba ubonye reba hano harimo ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki, ubonyemo igare ntihanyurwa n'amagare, ubonyemo ziriya modoka zitwara ibicuruzwa biba bisobanuye ko hatanyurwa n'imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa. Muri make iyo uzi itsinda y'icyapa kibarizwamo no guhita umenya igisubizo cya nyacyo biroroha. Rero wenda ndakeka ko nuzwitamo de, ntihanyurwa n'amapikipiki, ndakeka ko nuzwi kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhite ukikora, ariko nkwibutsa ko kode ziri kuboneka waba rose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 35 16 ngufashe kubona kode mu gihe gitoya, akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngoye n'imyitozo iragufasha kwitegura kugira ngo nugerwaho uzakore nimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa, uri kugenda mu nzira nyabagendwa, uri kugenda mu muhanda, uri umuyobozi w'ikinyabiziga uhuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa, ese wakora iki? Ese wakwitwara ute? Aravuga ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda. Mbega ngo mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo, sega ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta, ndega ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ese wakora iki? Ese wakwitwara ute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Rero igiso cyanya cyo cyandika ku papuro. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo hano, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni de, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ubundi nujya mu kizame ukabona ibisubizo bine baguhaye, harimo icyerekeye ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ntabwo nkubwiye ko 100% ibyo bisubizo aba ari iby'ukuri, ariko nka 90% iyo uyihisemo mu gihe uri kubona nta kindi wizeye, 100% gikunda kuba ari igisubizo cya nyacyo. Rero ndakeka ko hano wowe waramaze guhitamo de, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, kibaza ngo iki kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga. Hari kivuga ngo umuntu ikinyabiziga kimunyuzeho, umuntu ntabyumva, ariko wamubwira ngo ikinyabiziga kiramudepasha agahita byumva. Kudepasa ni mu ndimi z'amahanga, ariko ikinyarwanda bazakoresha cyiza ni ukunyuranaho wanyuzweho n'ikindi kinyabiziga. Ntabwo bazavuga ngo depashijwe ngo n'ikindi kinyabiziga, oya, mu kizami bazakubwira ngo mu gihe unyuzweho n'ikindi kinyabiziga. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki mu gihe unyuzweho n'ikindi kinyabiziga? Aravuga ngo gukomezanya umuvuduko wari ufite, mbega ngo kujya iburyo, sega ngo kujya ibumoso, ndega ngo kongera umuvuduko. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. N'igiso cy'ukuri nta kindi ni ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite. Kubera icyo utahitamo B, ntabwo wakomeza ngo ujye iburyo ngo ubone kudepashe ngo ujye iburyo, ugiye kugwa muri za sangoma cyangwa muri za ruhurura. Kujya ibumoso waba ugiye kumusangayo, murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, waba ugiye kumusangayo ukamugonga. Kongera umuvuduko ho ntabwo biba byemeye, kuko se wakongera umuvuduko kandi yatangiye kukudepasa ari gukoresha ikindi gice cy'umuhanda. Urabizi tugendera iburyo, aba ari kukudepasa akoresheje uruhande rw'ibumoso. Ntabwo wakongeza umuvuduko, ahubwo ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite. Ariko hari n'ikibazo uzabona kimeze gutyo, ubonye bashyizeho ngo kugomba kugabanya umuvuduko, nacyo uzagihitemo. Ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa ukagabanya umuvuduko, kugira ngo igihe biramutwara kugira ngo kudepase kibe gito, mudateza ibyago abandi bayobozi. Mpora mbabwira ko bino byago biba birimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Rero ikibazo cya gatanu kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda uromberejeho ibice byinshi, agomba kugenda mu kihe gice cy'umuhanda? Utwaye ikinyabiziga, ese ugomba kugenda mu kihe gice cy'umuhanda?
araba ngo kugendera mu gice icyo ari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike. Wagera mu muhanda wabona igice kirimo ibinyabiziga bike akaba ari cyo utwariramo ikinyabiziga cyawe. Mbega ngo kugendera ku gice cy'ibumoso kiretse ushaka gusohokera iburyo. Sega ngo kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gutwarira mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kuko hagenewe imodoka ziremereye n'imodoka nini zitwara abantu. Ese uri kugenda mu muhanda urombereje w'ibice byinshi, wagenda mu bihe bice cy'umuhanda? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko isa cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni se, ugomba kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho. Murabizi mu Rwanda iyo ukinjira mu muhanda uhita ujya mu ruhande rw'iburyo, ari byo batubwiye hano. Ariko iyo ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye kudepasa, bya bindi mwita kudepasa mu ndimi z'amahanga, ho ukoresha rwa ruhande rw'ibumoso. Rero ugomba kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho. Hari ikindi kibazo kibaza ngo ese umuyobozi ugendera mu muhanda ufite ibyerekezo byombi ngo ababujijwe iki? Ubujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso. Ikintu uba wemerewe no kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho. Ndakeka ko wamaze guhitamo se, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamu uzakora uzahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ariko ikintu cyose cyagufasha nicyo dushyiraho kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Wibuke gukanda subscribe aho hasi. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazengurutse? Mu ndimi z'amahanga murahita ngo ni kuri rompuwe. Ugeze hariya kuri rompuwe, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese uba ugomba gukora iki? Ariho ngo tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Mbega ngo tanga inzira ku binyabiziga biremereye gusa. Se ikavuga ngo iki? Se ikavuga ngo tanga inzira gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Ese uba ugomba gukora iki mu gihe ugeze hariya banyura bazengurutse? Mu ndimi z'amahanga hariya mwita ngo ni kuri rompuwe. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kubona turi buze kugira kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, igiso cy'ukuri nta kindi ni a, tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Reka nkubaze, ese iyo bageze hari abanyura bazengurutse winjira mu ruhe ruhande? Winjirira iburyo, winjirira ibumoso? Ndakeka ko wamaze gusubiza winjirira iburyo. Iyo ugeze hari abanyura bazengurutse uhita winjirira iburyo bwawe. Rero nicyo kibazo bakunda kukibaza mu kizame, ntikizakugore. Rero iyo ugiye kwinjira ukabona hari ibindi binyabiziga byamaze kwinjira, utanga inzira ku ibyo binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntago yahora yakiteka, ahubwo hari igihe uba ugomba kuyazimya. Yazimya ryari? Ari ngo iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20, ukaba wareba muri metero 20 imbere yawe. Mbega ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi, seka ngo iyo ari mu nsisiro, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo a ikaba ari igiso cy'ukuri, b ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na c ikaba ari igisubizo cyanyacyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. N'igiso cy'ukuri nta kindi ni b. Iyo ikinyabiziga cyawe kigiye kubisikana n'ibindi, uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Kubera iki? Kugira ngo urumuri rw'ayo matara maremare y'ikinyabiziga cyawe adahuma amaso undi muyobozi w'ikinyabiziga uza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Murababwira ko ibyo byago aba arimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ariko hari igihe bavuze ngo iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 200, a na b bizahita biba ibisubizo by'ukuri. Icyo gihe bazaba bagushyiriye hose ivuga ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri, ubwo uzahita uhitamo ko a na b ari ibisubizo by'ukuri. Ariko kubera hari abashyizeho ngo metero 20,
turahita tureba B niyo irasigara ari igiso cy'ukuri, A irahita ipfa ntabwo iraba kiri igisubizo cya nyacyo. Ariko niba shyiraho muri metero 200 uzahitamo ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ku byerekeye ayo matara araba ngo itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ryerekana icyerekezo, sega ngo itara ndangaburumbarare, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora mukagaruka mukadushimira, biradufasha bigatuma tubona ko hari ikintu turi gukora. Hari ababyandika muri comment batubwira amanota bagize, hari abatwandikira kuri WhatsApp, hari abaduhamagara. Imana igibaho umugisha, mutuma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikintu cyose cyagufasha nta handi wagisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Ikintu busabwa ubonye hari ikintu kiri kukugora uri gukosora kino kizame, icyo kintu cyandika muri comment. Ubonye kiri kukugora nkazaguteguraho isomo nkari gushyiraho ukazaribonera ku gihe, ukajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Aho ikintu busabwa ntabwo kigoye, ni ukukanda subscribe aho hasi. Ndakeka ko wamaze guhita imisozi cy'ukuri hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira: A itara ndangamubyimba, B itara ryerekana icyerekezo, C itara ndangaburumbarare, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi, ni hano igiso cy'ukuri ni D. Ibisubizo byose ni ukuri koko ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye, murabizi ibinyabiziga biba bifite amatara ndangamubyimba arenga abiri, kikaba gifite amatara yerekana icyerekezo cyangwa biriya mwita ngo ni ibinyoteri birenga bibiri. Hano matara ndangaburumbarare mubona ko biriya bikamyo aba ariho arenga abiri. Niyo mpamvu duhisemo ko ibino bibazo A na B na C ibisubizo byose ni ukuri, bo baba bemerewe kurenza amatara abiri. Ndakeka ko muzwitamo D, ndakeka ko muzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe arango iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, beka ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu, sega ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Nicyo kuri D biba bishatse kuvuga niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Tuno tuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biba biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Ibihe bihe iyo ni igiso cy'ukuri nta kindi ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Kubera ko hari amategeko yihariye baba bari kwerekana niba wemerewe kuhaca. Murabizi hari nk'amategeko yihariye, hashobora kuba hari nk'icyapa kibuza kivuga ngo ntihemerewe kunyurwa n'abanyamaguru. Urumva aho cyapa kiri kuhabuza. Ariko iyo hatari amategeko n'ubundi utwo tuyira duharirwa abanyamaguru, mu gihe hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso ababuza kuhaca. Ndakeka ko muzwitamo C, ndakeka ko muzwandika ku papuro. Utari wahisemo nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Ni ingenzi rero ko wajya mu kizame ukakibonera ku gihe ukazakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi biradushimisha. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Ukabona hari umuyobozi ugiye gutambuka cyangwa hari ikintu kibaye kidasanzwe, ukabona bari gukoresha imburira zimurika. Ese zikoreshwa kugira ngo bakumenyeshe wowe umuyobozi w'ikinyabiziga ko hagiye kuba iki hehe. Aravuga ngo mu nsisiro gusa, mbega ngo ahegera inyamaswa zikurura, sega ngo hafi y'amatungo, edeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Rero imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hari uzabona kino kibazo kibajije neza gutya ariko bone bahisemo A.
bahitamo A ryari, bahitamo D ryari. Kubera ko zino mburira zimurika zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko agiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Nubona kuri A bashyizeho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose uzahitamo A, ariko nubona kuri A bavuze ngo mu nsisiro gusa uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko zino mburira zimurika zemerewe gukoreshwa mu nsisiro ariko n'ahandi hose. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo D, ndakeka ko n'umuswe yandika ku gapapuro. Dukomeje n'ikibazo cya 11 kirabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka igumaho iri uko yaba yikoreye kose muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri rero? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ari ngo feri yo guhagarara umwanya munini, beka ngo feri y'urugendo, seka ngo feri yo gutabara, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Kubera iki? Kubera ko batubwiye ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Iyo umuyobozi atari mu kinyabiziga, ese kiba kiri kugenda? Oya, kiba kihagaze. Feri yo guhagarara umwanya munini, niyo mpamvu duhisemo A, kuko hazaba harimo feri yo guhagarara umwanya munini niyo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atarimo. Ndakeka ko usobanukiwe impamvu duhisemo A. Ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Ikibazo cya 12 gikunda no kuza cyane kirabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese turiya tugarurarumuri tuba turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dufite irihe bara? A iravuga ngo umweru, B ikavuga ngo umuhondo, C ngo umutuku, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese turiya tugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira irihe bara? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. N'igiso cy'ukuri nta kindi ni B, tuba tugomba kuba dusa umuhondo. None hari igihe bazakubaza turi ku ruhande rw'imbere, uzahita uvuga ko tuba dusa ute? Tuzaba dusa umweru. Hano batubabwiye ngo ni mu mbavu z'ikinyabiziga, niyo mpamvu duhisemo B ko ari umuhondo. Niba kubwira turi imbere uzavuge ko tuba dusa umweru. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Urumva ko kiri kukubuza ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Iyo ukibonye ntabwo wemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntabwo baba bemerewe kuvayo. Icyo cyapa rero kirangwa no kuba gifite ubuso. Murabizi iyo bavuze ubuso mu ndimi z'amahanga nakubwira wenda ni surface cyangwa surface mu gifaransa. Ibyo rero nibyo bita ubuso bw'icyapa. Ubwo ntabwo uravuga umuzenguruko, ntabwo uravuga ibirango, ahubwo uravuga ese surface y'icyo cyapa cyangwa ubuso bwacyo buba busute. Aravuga ngo icyo cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara. Aravuga ngo umukara, B ngo umweru, C ngo ubururu, D ngo umutuku. Hano muri igiso cy'ukuri cyanya cyari kirero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, wabusa umweru. Murabizi kiriya cyapa kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura n'ubuso bw'umweru, ariko nta kirango kiba gifite. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wayihisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamu uzakora uzahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Muri make cyavuze iyo nikiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga? Arabangwa amapikipiki, B ngo volomoteri, C ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Abantu benshi bari gukora rimwe bagahita batsinda, benshi cyane. Nabonye abantu benshi muri comment, nabonye abantu benshi bampamagaye
ambwira ko bakoze rimwe bagahita batsinda. Ni wowe utahiwe w'ikintu busabwa ukanda subscribe aho hasi, ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ukakireba ukagikosora, wagiramo ikibazo ukanyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0789351626 nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu, hasigaye wagerwaho ukakora rimwe ugahita utsinamo twandikira cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tubibafashemo. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, ukoresha iyo nimero 0789351626 tukabigufasha. Mukeneye kode uratwandikira ukatubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka tukabigufashamo. Ni kuri 0789351626 tukabigufashamo. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubibafashemo kandi ni mu gihe gitoya. Ndakeka ko amaze gutemeza cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni bevolomoteri niba ifite ibikoresho byo byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo iyo uvugije ihoni ikiri muri metero 20 uba wabyumva ukamenya niba ugomba guhigamira ukareka igatambuka. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira gitewe mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'ibara rikurikira. Aravuga ngo umukara n'umutuku, beka ngo umukara n'umweru, seka ngo umweru n'umutuku, deka ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko urikona ko ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko warebera video y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo nujya ugera kwa bino bibazo byeke ko byapa byere kujya bikugora. Andika ngo Rwanda Driving College TV, uyisacinge urebe iyo video y'ibyapa byo ku mihanda, urahita uyibonaho uyirebe. Uramara kuyireba yiganjemo bino bibazo, uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Nabonye yarafashije abantu benshi, nawe rero genda uyirebe kugira ngo nujya kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Rero niso cy'ukuri nta kindi nise aba ari umweru n'umutuku. Murabizi kiriya cyapa kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru cyangwa se umweru n'umutuku. Kuvuga ngo umutuku n'umweru no kuvuga umweru n'umutuku byose ni kimwe. Aba ari akarongo gahagaze k'umweru n'akandi gatambitse hejuru bikoze ishusho nk'iyata, ariko gatambitse hejuru gasa umutuku akahagaze gasa umweru. Rero bari batubajije amabara yabyo ni umweru n'umutuku. Kiriya kirango kiba gifite amabara umweru n'umutuku. Ndakeka ko uzi gutandukanya umuzenguruko, ukaba uzi gutandukanya ubuso, ukaba uzi gutandukanya ibirango, ukaba uzi gutandukanya ishusho y'icyapa. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi y'abatandatu umuyobozi abariwemo, igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Igenewe bande? Araba ngo umuyobozi, bega ngo umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, sega ngo ishobora kugira imikandara no ku zindi ntebe z'inyuma, dega ngo ibiso byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyarikiye. Rero mwa bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de. Ibisubizo byose nibyo murabizi. Hari imodoka umukandara w'umuyobozi w'ikinyabiziga byo ni itegeko, nta modoka wabona idafite umukandara w'umuyobozi w'ikinyabiziga, ndetse n'umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. Ariko ziriya modoka zo, hari imodoka ndakeka ko mwagiye mu modoka mu bindusha, hari ziriya modoka mubona ko ziba zifite imikandara ku ntebe z'inyuma. Niyo mpamvu hano duhisemo de, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizame urakora urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Nka kwa kundi uri kugenda nijoro baraguhagaritse. Niba baguhagaritse birashoboka, niba baguhagaritse ko hari igice cy'umuhanda urafata ku buryo ushobora kuhangamira imigende isanzwe y'ibindi binyabiziga. Rero ni ingenzi ko hari ikintu kikugaragaza ukiri kure kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza bagusanga bamenye ko bagomba kwitonda.
ariko ibyo ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Ibinyabiziga babihagarika ku muhanda ntabwo ari ngombwa kugira ngo bigire ibi byerekana. Ibihe binyabiziga ari ngo velomoteri, mbega ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano abona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri kurabizi niba bahagaritse velomoteri n'ubundi nta mwanya munini ikiye kokipa ku buryo yabangamira imigende isanzwe, ndetse n'aya mapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande niba bayihagaritse n'ubundi bafata agace gatoya ntabwo irabangamira imigende isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu yo ntabwo ari ngombwa kugira ngo igire ikiyerekana mu gihe bayihagaritse ku mihanda. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi tutanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. Bwo kunyurwamo n'abandi. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ari ngo abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Beka ngo abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mujya mubibona mukabona hari ahantu abantu b'abanyamaguru bahagarara nk'iyo ubonye ibinyabiziga byinshi bije, cyane cyane mu mujyi. Mubona ko nk'ira mihanda ibiri bijya nko mu byerekezo kimwe n'indi birigana mu kindi, mo hagati harimo nka jaride. Hari ahantu bushobora kuba uhagaze mu gihe uri kwambukiranya umuhanda, niho baba bari kuvuga. Ndakeka ko bamaze guhitamo A, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Ayahe matara? Ari aho amatara abiri ndangambere n'amatara abiri ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. Mbega ngo tugarura muri tubiri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, amatara abiri ndangambere n'amatara abiri ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, na B utugarura muri tubiri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara abiri ndangambere n'amatara abiri ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, n'utugaruro muri tubiri. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero C. Ndakeka ko waramaze kwandika ku gapapuro. Wari uhisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko baguha 0. Wari uhisemo B ni igisubizo cy'ukuri ariko baguha 0. Uba ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'umunsi kirabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa hakurikira. Murabizi ibyapa bibuza birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, n'ibitegeka birangwa n'ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bikurikizwa gusa ahakurikira. Hehe ari ngo mu masangano. Mbega ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze, n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Seka ngo ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera iri bitandukanya. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B ikaba ari igisubizo cy'ukuri na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinze. Murabizi niba icyapa gishinze hano, mu gihe utari wakigeraho
ibyo kigutegeka ntabwo uba wari wakabishyira mu bikorwa. Ariko mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri aho hagati y'aho bishinze, ariko kuva aho gishinze kugeza imbere ubonye ikindi cyapa kirakubuza cyangwa kirakubuza ibyo bari bagutegetse, uba ugomba gukurikiza ibyo bari bagutegetse. Rero wabihise, niyo mpamvu hano bavuze ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ndakeka ko kino kizame dukosa ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda. Uramutse ugize ikibazo ujye unyandikira cyangwa umpamagare, ni kuri 0789351626 ngusobanurire serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ikindi ni ukukwibutsa ko code ziri kuboneka, cyangwa ukeneye kwiga twandikire cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626 bigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Uri hafi gukanda subscribe, nicyo kintu cyonyine cyazagufasha gukora rimwe ugahita utsinda. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.